ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, abo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora, abanyarwanda nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mukabajijisha, mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Icya gatatu rero, noneho nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike, kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya, bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Rwose bigomba guhagarara, ndabibabwira, kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare. So abari bazi ko ntabizi, ndabura ngo ndabizi cyane rwose, kandi nsubiremo, bikwiye guhagarara, kagira uburyo binyuramo.
ikigiye kubakwa, ikigiye kubaho, hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bakurikiza, babikurikize mu buryo bw'amategeko, batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana.